Abavandimwe mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi, amahoro y'umwami Yesu Kristo akomeza abane namwe. Turabifuriza umwaka mushasha muhire wa 2026. Uko mubibona turahangaha amazina banita John Nkuru Nziza. Twabazaniye channel nziza, twayibafunguriye, twari tugize iminsi tubirimo abantu benshi kuko bakomeje kudusaba ko babyifuza. Rero twayibazaniye bavandimwe, ni cyane izazica ibintu bitandukanye, indirimbo, ubutumwa bwiza, manuro zitandukanye, azahaca ubuhamya, azaca miga, ibintu byose byiza bizaca hano hantu, kandi ndizera neza ko bizabagirira akamaro muri ubuzima. Rero bavandimwe turabasaba kuzadukandira hariya kuri kariya kantu gatukura subscribe, muzakore za share, like, comment. Rero ndabizi ko muzagubwa neza. Kuri ubwo turabifuriza umwaka mushasha muhire kandi mukomeze mugubwe neza. Imana mu ijuru ibaha umugisha, murakoze cyane. Bavandimwe, nkuko tumaze kubiyegereza kubaha kaze kuri channel yacu ya Karingi TV1, tubasaba kuzadukorera subscribe na share na like ndetse na comment. Tugiye kuzabacishiriza ubuhamya butandukanye, hari ibyo Imana yabashije kudukorera byinshi, tuzabicisha hano kuri no channel yacu, kandi ndizera ko bizabafasha. Hari ubuhamya bukomeye kandi ndabizi ko abantu benshi babuzi, hari n'abandi batabuzi, ariko turashaka kuzabasangiza kugira ngo muzakomeze mugubwe neza kandi buzabafashe. Hari n'abandi benshi bafite ubundi buhamya babuze aho bazabucisha, abo bose nabo bazabucisha kuri no channel kugira ngo buzakomeze bubafashe. Kubera yuko iyo umuntu avuga ubuhamya, buriya abashaka kurema imitima abandi bantu bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo bizabashe kugubwa neza nabo. Rero hari n'abandi bafite ibindi bibazo bitandukanye, abo bose ndabizi neza ko bazasubizwa biciye muri no channel yacu. Rero bavandimwe, ndabifuriza kuzakomeza kwikurikirana, kandi ni channel nziza bavandimwe, ni channel ije ifite imbaraga zirenze, imbaraga ziri hejuru, kuko izi igihe cyayo. Amachannel ni menshi, ariko kandi turabasaba kugira ngo muzakomeze muyikurikirane, ibintu byaha bizabanezeza kandi bizabafasha. Abafite ibibazo bitandukanye bazabona ibisubizo. Murakoze cyane. Shalom shalom, turabasuhuje mwese muherereye bavandimwe imigabane itandukanye y'isi. Amahoro y'umwami Yesu Kristo akomeza abane namwe. Amazina nitwa Nkuru Nziza John. Ndabifuriza umwaka mushasha muhire mwese wa 2026, uzababere umwaka mwiza, umwaka w'ibyishimo, umwaka wo kugubwa neza. Hanyuma kuko mutubona hano twabafunguriye channel nziza, hari benshi bari bagize bayidusaba ko twabibafungurira. Ni channel yacu yitwa ngo ni Karingi TV1, izaza igezaho ibintu bitandukanye, azaca indirimbo, azaca ubutumwa butandukanye, ibiganiro, ubuhamya, ibintu byinshi bigiye bitandukana bizaca kuri no channel yacu. Rero twayibazaniye, ni yanyu, ni yacu, tubasaba kuzadukandira subscribe, zayikore, muzakore za share, like, comment, ibintu bitandukanye. Rero turabifuriza kugira ngo muzakomeze mudukurikirane ibiganiro, tuzacisha ibintu byinshi kabisa, ibyo mwifuza byose tuzabibazanira, kandi turabizi ko bizabasha kubafasha. Abafite ibibazo bazabasha kumva kubona ibisubizo. Rero turabifuriza ibihe byiza, mukomeze mugubwe neza. Ubwo rero turabifuriza umunsi mwiza, Imana ikomeze ibane namwe. Murakoze cyane.